It's your boy King Love, yeah man, ndabasuhuje cyane nkuko bisanzwe ni wa musore wanyu King Love udahwema kubazanira inkuru nyinshi kandi zitandukanye. Mu by'ukuri muri no minsi hari inkuru iri trend kuri Rudakubana Paul. Rudakubana Paul ni umugabo washimishije benshi batandukanye kandi mu by'ukuri mu buryo bwinshi butandukanye, haba kuma YouTube, kuma Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok and so on social medias. Uyu munsi rero mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga ziri gucicikana amagambo menshi atandukanye. Mu by'ukuri imbuga nyinshi zigukora inkuru kw'aba bagabo ugasanga bari kuvuga uwapfuye ugasanga ntabwo ari we. Sasa ngubu jyewe mbazaniye ibyegeranyo by'abantu bagiye bakora inkuru zitari izanyazo ndetse n'abakoze ibitari byo. Hey! King Love TV, iwacu hose iwacu. Mu by'ukuri Rudakubana Paul ni umugabo cyangwa se mu kimwe navuga ko yari umusore. Yavukanaga n'abandi bavandimwe babiri, bakaba batatu bose hamwe, bakaba mu by'ukuri ari bo bari bamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda. Si mu Rwanda gusa no hanze yarwo, bitewe n'ubumuga babanaga nabwo bw'ubugufi, no hanze kureba mu by'ukuri inseko yabo, indeshyo yabo, yahitaga yisekera nubwo yaba adasobanukiwe ibyo bavugaga mu mvugo zabo. Rero mu by'ukuri aba bagabo ni abagabo bavuka mu karere ka Musanze. Inkuru nyinshi ziri gucicikana bivugwa yuko abantu bari gukora inkuru bakavuga ko uwapfuye ariko atari we wapfuye. Abandi bati mu by'ukuri nubwo bimeze bityo ati nta kibazo, kubera yuko ati aba bagabo ni bamwe n'ubundi kubatandukanya n'ikibazo. Bati mu by'ukuri uyu yaba yitwa uku, uyu yaba agenda ate, bose ni bamwe barareshya, ikindi kandi barasa. Rero mu by'ukuri benshi byarabagoye kumenya gutandukanya aba bagabo, dore ko baseka kimwe, bavuga kimwe, ikindi barareshya mu gihagararo. Rero mu by'ukuri inkuru zakomeje kuba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Kuma YouTube urageraho ugasanga umwe yagaragaje ko yapfuye, undi ntabwo ari wagaragaje. Ukibaza muti ese mu by'ukuri bose baba bitabye Imana? Byabaye urujijo kuri benshi batandukanye. Rero mu by'ukuri njyewe nje nkumfirima uwapfuye wa nyawe, niyo mpamvu mubona hari utunzeho agafreshi. Ubu ngutunze agafreshi kugeza ubu niwe watabarutse. Mu by'ukuri biracyashakishwa igihe yavukiye n'igihe yatabarukiye. Ikindi kandi kugeza ubu akaba yamaze gushyingurwa. Inkuru hirya no hino ziracyashakishwa, muzakomeza kugenda muzibona nyinshi kandi zitandukanye. Bamwe baragira bati mu by'ukuri uyu mugabo yamamaye cyane mu rupfu rwe ariko ari muzima, nubwo ngo ibinyamakuru bimwe na bimwe bivuga ko yari umugabo uzwi na benshi batandukanye, ariko bo ngo si uko babyumva. Butare nkubita imirongo ndwane nzamuka mu murwa, bati niya mitwe y'abanyabutare, njye simvuka i Butare nturuka ngundusi. Simple bro, bwira dupange nkubwira aho unsanga, tunywa akantu turya kandi njye ndagura burya si buno men. Ibyo ndabiterwa n'iteka Imana yanteye, imvana umuzigo ku bitugu mpanuka Nyakiri inzamuka rwa. Ngo si uko babyumva, babyumva kwinshi gutandukanye. Rero mu by'ukuri nongera mbibutsa, iyo nanga mumaje kumva ni ya ndirimbo, iriya ndirimbo mukomeze muyumve kandi mukoreshe
mwuka byaramwe turebe ko hari aho yava hari n'aho yagera, kandi nkomeza kubihanganisha cyane ku bakunzi ba Rudakubana Paul watabarutse. Rero ejo cyangwa se mu minsi ishize, ariko ni nk'umunsi umwe, nibwo Inyogoye hari ikintu yabivuzeho. Inyogoye yabivuze mu kiganiro yagiranye na Yago, agira ati mu by'ukuri aba bagabo bari inshuti zanjye, ni abagabo mu by'ukuri bitabiriye ubukwe bwanjye kandi bari hafi, kandi ni abagabo bambaye ikote nkabona birababera. Inyogoye kandi yagize ati ni abagabo bagwaga neza ku buryo udashobora kubyumva. Inyogoye yagize ati mu by'ukuri nubwo bareshya gutya, ariko urukundo ndetse n'urugwiro bari bafite, bati byo siko byareshyaga, byari birebire, ndetse kandi ikimenyetso cy'uko Inyogoye ibyo yavugaga byari byo, uribaza utekereje ku ndeshyo yabo. Ntiwakabaye wumva ko bamenyekana mu Rwanda hose ndetse ku ndeshyo yabo, watekereza ko no mu isibo batamenyekanamo kubera indeshyo yabo, ariko mu by'ukuri aba bagabo ni beza cyane. Turabashimiye cyane kuko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mu by'ukuri umunsi w'ejo cyangwa se iminsi yicumye turabagezaho ibindi bice. Aho mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo murahazi, WhatsApp mukeneye kutugezaho inkuru iri trendi, nimero iri aho hasi, twandikire WhatsApp cyangwa uduhamagare. Rero turabashimiye cyane, ciao ciao.